Iriho kabosi. Iriho. Amasomo yagenze neza. Yagenze neza cyane. Iriho. Amakuru y'ishuri Ni meza. wize neza? Yego. Uzabona amanota meza uyu mwaka? Cyane. Ese papa, Ndakumva mwana wa. Bisobanura iki? Mwana wa, kuba intwari bisobanura gukora igikorwa cy'indashyikirwa. Bisobanure igikorwa umuntu akora aharaniye kurokora abandi, kurengera ubuzima bwa benshi. Uwo muntu ukoze icyo gikorwa akarokora bagenzi be, akarokora abantu benshi, ababaye intwari, yitwa intwari. Urumva ugisobanukiwe neza. Mwana wa, abanyarwanda kuva kera u Rwanda rwari rufite intwari. Muri izo ntwari nizo zatumye u Rwanda rwaguka, kandi icyo bari bagamije kwari rugira rugari kugira ngo abana barwo bazabone ikibatunga, bazabone ubutaka, imiryango yabo iture neza. Ari naho abo bakurambere bacu aho bakuye ubutwari, ari naho nakubwiraga ngo nawe uzajya uharanira kuba intwari. Mu gihe cyabo bakoze ibikorwa ari byo byagize u Rwanda rugari tubona aho tuba, barimo nk'umwami Mutara Rudahigwa. Ariko haje kuvuka ikibazo. Icyo kibazo cyaje kuvuka ni amacakubiri abera batuzanyemo. Uti bayatuzanyemo bate? Baje bagamije gutwara umutungo w'abanyarwanda. Bageze muri iki gihugu cyacu, mwana wanjye, rero ibyo nakubwiraga ngo habayeho intwari, Mutara Rudahigwa, abera bakigera hano mu Rwanda bazanye ikintu cyitwa ubukoroni. Ubukoroni bisobanure umuntu kugutegeka mu gihugu cyawe kugira ngo akigarurire. Ariko Mutara Rudahigwa ntabwo bavuze rumwe. Yasanze bashaka kumutwarira igihugu cye, biba ngombwa yuko bo bari bafite imbaraga nyinshi, bamuheza ishyamba, bamujyana ishyanga, bamwicira mu mahanga. Ariko ntabwo byarekeye aho ngaho. Bazanye amacakubiri mu banyarwanda. Abanyarwanda babazana mu mwiryane. Uwo mwiryane waje kuviramo bamwe mu banyarwanda guhunga igihugu cyabo, bajya hanze y'igihugu, baratatana, ngabo za Kongo, ngabo i Burundi, Tanzania, Uganda n'ahandi kure. Ntabwo babyishimiye. Buriya kuva iwanyu ukaba incibwa mu gihugu cyawe, nacyo ntabwo aba ari amahoro, nta wabyishimirana. Barakomeje umugambi wabo. Abanyarwanda bamwe bamaze, ubwo ni mu myaka ya za 60, kuva 59, abanyarwanda batangira kumarana kubera wa mwiryane w'icyo bazanye mu banyarwanda bavuga ngo demokarasi, ariko bo bafite icyo bagamije. Haje kuvamo rero ubuhunzi. Abanyarwanda bahunga igihugu cyabo, igice kimwe kigisigaramo. Ariko ayo macakubiri yazanye ikintu cyitwa amoko, yazanywe n'abera. Bazana umuhutu, umutwa, umututsi, aba umuntu bahinduye umwanzi w'abana ba Kanyarwanda uko bari batatu. Abera babereka yuko yabashyizeho ingoma yo kubategeka. Ari nabyo byavuyemo iyo ntambara
ubwoko bw'umututsi buba bwirukanywe mu gihugu, hasigara mbarwa, harimo n'abapfuye. Ntabwo navuga yuko babaye mbarwa muki, abaruta benshi barapfuye, ariko nyuma yabwo habayeho abanyarwanda kwishyira hamwe bamaze gutekereza cyane ku gihugu. Abo banyarwanda mvuga n'abari barahungiye hanze bitewe na wa mutima mubi, rwa rwango abera bazanye mu banyarwanda kugira ngo bababuze amahoro, igihugu bakigarurire, mbere umutungo wacyo bawigarurire. Muri icyo gihe mwana wanjye, icyo nakubwira, twari bato, nkanjye ukubwira nari mfite imyaka igera kuri 3 mva muri iki gihugu tujya hanze, ariko tugeze mu myaka y'ubusore nk'iya 17, ababyeyi bacu batwerekaga byinshi ku gihugu cyacu, ariko natwe tukagira agahinda ko gushaka kumenya ese aha turi ko badutoteza batwereka yuko atari iwacu. Tugatangira kugira ubushake bwo kubaza ababyeyi iwacu hari, iwacu twaje kuhamenya, baratubwira, ariko kuhagera byari bigoranye. Uti byari bigoranye bite? Byasabaga imbaraga. Yari leta ifite ibikoresho, ifite abayishyigikiye basaba imbaraga, kandi twebwe twari dusembereye. Gusembereza icyo ari cyo ni ukuba ku nkike y'umuntu, kuba ku nkike y'umuntu ushakisha akagutunga gusa, ariko dutekereza n'igihugu. Byabaye ngombwa rero abaturutaga natwe dutangiye kugira inyota y'igihugu cyacu, ko batweretse icyo gihugu, dutangira kugishakisha. Muri uko kugishakisha byabaye ngombwa yuko tugira dute, yuko habaho umutwe, nawita umutwe, wari n'umuryango. Uwo muryango ujya wumva ni uwuhe? FPR, umuryango w'abanyarwanda. Uwo muryango w'abanyarwanda rero mu gihe cyawo ni muri za 80 niho wabereyeho, ari nawo waje kuduhuza. Umaze kuduhuza, abari urubyiruko bari bato, bari bafite imbaraga, twiyemeza gufata iya mbere kuza ku rugamba. Byari bigoranye, ariko icyo twari tugamije kwari ukubohora igihugu cyacu, kuko cyari cyarugarijwe n'ibibazo. Muri 90 mu kwezi kwa 10 ndumva ariho twafashe intwaro turatabara. Byari bigoranye, kwari ukwitanga, abantu bahameneye amaraso batari bake, ariko rero nabwo ni ubutwari, kuko icyo bari bagamije muri icyo gihe bashoboye kukigeraho. Muri 94 igihugu nicyo cyabonetse, ariko cyabonetse hari ibitambo gusa. Icyatubabaje cyane ari nacyo nakubwiraga, cya gihumbaza intwari ni iki? Icya mbere, mu Rwanda habayemo, uracyari muto, habayemo igikorwa kibi nk'uko nakubwiye, cyari kirimo mbere gutotezwa k'ubwoko bumwe, ariko bwa bwoko tutsi icyo gihe bashatse kubumara, kubutsemba pe. Gusa Imana yagize ite, yakinze akaboko kayo, abashoboye kurokoka bararokoka,
ujya wumva itsembabwoko ryabaye mu Rwanda ryakozwe hagamijwe kwigarurira iki gihugu cyacu, ariko intwari z'u Rwanda nk'uko zabayeho kuva kera, abana barwo baratabaye bagira gute bararubohora. Ndumva ari uko. Ntabwo navuga ngo ndi intwari kuko ndi muri aka kagare, ariko hari aho biba ngombwa bakakwita intwari bitewe n'icyo gikorwa uba warakoze, bene gushishoza kugira ngo bamenye ko utagikoze ugambiriye kugira ute kuba wakwangiza ubuzima bw'abantu. Icyo nshaka kukwereka ni kimwana we, hari umuntu yaba ujya wumva amateka bajya bakubwira iki gihugu cyacu, bajya kumva ngo abantu batemye abandi babaziza ubusa bakamara abantu, buriya ntabwo ari ubutwari, ariko ubutwari ni ubwa wa muntu waje arengera ubuzima bw'abariya. Ndumva ugisobanukiwe neza, kandi uzabyitwaremo neza mu buzima bw'isi, nawe uzaba intwari mwana wanjye. Urakoze papa. Yego mwana we, uzaba intwari. Yego, nzaharanira kuba intwari. Yego mwana we, uzaharanira kuba intwari. Yego. Imahanga, ibihugu bitandukanye ku isi usanga bigiye bifite intwari zagiye zibiharanira ibihe bitandukanye kugera aya magingo. Twigarukira iwacu mu rw'imisozi igihumbi, igihugu gitemba amata n'ubuki. Tugiye mu mateka benshi murabizi byayaranze. Icyari ubuki kigahinduka ubugome, amata agahinduka amaraso. Jenoside ikorerwa abatutsi mu 1994, abasaga miliyoni bahaburira ubuzima. Ariko se wakwibaza iyo hadafatwa umwanzuro wo kubohora urw'imisozi igihumbi aho rwari kwanzurira? Byibaze nawe, imena, imanzi n'ingenzi iyo ziza kuba ibigwari. Umuco w'ubutwari mu Rwanda si uwa none, ahubwo kera na kare wahozeho mu Banyarwanda. Igihe cyose wasangaga birata ubutwari mu guhiganwa mu bintu bitandukanye, nko mu byivugo, ibisigo, ku rugamba, yewe no mu mikino n'imyidagaduro, nko gusimbuka urukiramende n'ibindi. Ubutwari ni indangagaciro ihatse izindi, nk'uko tunabisanga mu gitero cya 3 cy'indirimbo yubahiriza igihugu cyacu. U Rwanda mu kubaho kwarwo rwagiye rukenera abantu b'intwari. Abo nibo barwaguye ruva kuri Gasabo bagenda barwanda ruba u Rwanda tuzi. Abo kandi ni nabo barwanyije ubukoloni, banga ko rutegekwa n'amahanga nk'aho rutagira abahanga barukomokaho. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Usesenguye iby'uyu mugani ubona ko Abanyarwanda mu myumvire yabo babonaga ko ubutwari buharanirwa. Ukurengeje ikigero cy'ubutwari ukamwubaha. Baca umugani mu Kinyarwanda kandi ngo wanga guha amaraso igihugu, imbwa zikayanywera ubusa. Uyu mugani mugufi cyangwa w'umugenurano nawo ugaragaza inyungu z'ubugwari. Mu biranga intwari habamo gukunda igihugu cyakubyaye, ukaba wahara amagara yawe ngo gihoremo umudendezo n'amahoro. Abanze kugitabarira cyatewe abo bakitwa ibigwari. Akaba ari nabo uyu mugani warebaga, aho babwirwaga ko wanga kwitangira igihugu ngo hato udapfa, nyamara ugasanga wazize impamvu idasobanutse itatuma na nyuma yawe byibura uzibuka nk'intwari. Ibi byose bigaragaza ko Abanyarwanda babaga batewe ishema no gushaka uko basohoka mu mage ayo ari yo yose bahuye nayo. Urugero, intambara, inzara, ibyorezo n'ibindi. Kandi byose byabaga bigamije guteza imbere no kurinda ubusigire bw'u Rwanda. Ibikorwa by'ubutwari bikwiye kuranga Abanyarwanda ni ukugira ubumwe, ni ugukundana,
duhereye iwacu mu kagari mu mudugudu uko nyine bizamuka kuko iyo dufite urukundo rusesekara no ku bandi, iyo dufite ubupfura n'abandi barabwigana kuko n'ubundi ubuzima ni uruhererekane. Iyo abakuru babaye neza mu byo bakora n'abana barabakurikiza. Damas Gisimba ariwe papa wanjye, nibaza ko ikintu gishobora kuba cyaramuteye gufata izo nshingano zikomeye ni uburere. Uburere yari yarahawe n'ababyeyi be, umuco wo gukunda abantu. Na n'ubu arabituganiriza, abiganiriza abana mu gihe nk'iki ngiki noneho cyo kongera kugaruka ku ntwari n'ubutwari bw'igihugu. Ni umuco uturuka ari nawo kandi adusaba guhora dutoza barumuna bacu. Ni umuco, ni uburere kandi buturuka ku migenzereze mitoya yo mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo uko ubashije kubana na bagenzi bawe neza, kubumva, kubakunda, kumva nta kibi kiguturukaho wabakorera, ukabona mu ishusho, ukumva ko icyo utakwifuza ko mugenzi wawe ukorera nawe utagikorera undi. Urwo ruhererekane rw'umuco n'uburere yatojwe, nkeka ko ari byo byamuzamuye mu kumva yuko agomba kwita ku bana mu gihe cy'akaga ndetse n'abantu bakuru, akumva atabatererana, akumva yababa hafi. Nkatwe nk'urubyiruko cyane cyane muri iki gihe dusanga ikintu cya mbere ahantu ubutwari buturuka, nk'uko nari maze kubivuga, ni mu bintu bitoya. Ni mu bintu bitoya. Kuba intwari ntago ari gukora ibintu bitangaje cyane, bikomeye cyane kugira ngo ubashe. Ibikorwa bitoya by'ubutwari nibyo ahubwo bigenda bikugaragaza mu bandi koko nk'umuntu, kwitangira abandi, kubona ikibazo gihari. Cyane cyane nk'urubyiruko twari dukwiye kuba dufite umuco uyu munsi wo kuba tubasha kubona ikibazo gihari, cyane cyane wenda nko muri community yacu hano mu Rwanda, ukaba wabasha kugira uruhare kugira ngo gikemuke, utitaye kumva ko hari undi uri bugikore, utitaye kumva ko hari undi muntu mukuru wenda uri buze akabikora. Wowe ugafata inshingano, ugafata iya mbere, ukagira icyo ukora. Nibaza ko nk'urubyiruko ni ikintu cyaba ari cyiza cyane kandi cyazamura noneho wa muco w'ubutwari. Ni ukuvuga ngo binahera muri wowe ubwawe, haba mu byo ukora, mu byo ukorera abandi, mu buryo wowe nawe ubwawe wiyitaho, mu buryo uvugana n'abandi bantu. Ibintu bito cyane nibyo bigenda imigenzereze, umuco, burere tugenda tugaragaza hano nk'urubyiruko, nirwo rugenda rutuma noneho na bya bikorwa koko by'ubutwari bikomeye dushobora kubigeraho, nko kwitangira igihugu. Tuzi abitangiye igihugu bakiri bato nabo bari urubyiruko. Uwo Damas Gisimba nawe wakoraga iyo mirimo icyo gihe nawe yari urubyiruko, ariko kubera ya migenzereze n'umuco yahoraga akora umunsi ku wundi, ntibisaba ngo ni umunsi ku wundi, ni uguhozaho. So urubyiruko rero ntekereza ko nkatwe twahozaho mu gukora ibintu byiza, ariko noneho haba hari n'ikibazo kiri kugaragara, tukaba abambere mu gushaka ibisubizo byacyo. Bityo bigenda bitugira intwari, ariko nanone bikava cyane cyane no mu gukunda igihugu. Mu gukunda igihugu ndavuga gukunda mugenzi wawe, gukunda umuturanyi wawe, gukunda umuhisi uwo ari we wese mushobora kuba mwahurira mu bintu ibyo ari byo byose. Nibaza ko ari byo urubyiruko nkatwe dukeneye kugira ngo natwe tubashe guhagarara. Tugomba guhagarara mu cyimbo cy'abakoze ibikorwa by'ubutwari.
ibikorwa by'ubutwari ni ugutabarana nyine, gufashanya buri gihe. Ni ukumenya ko mugenzi wawe ababaye ukamwitaho, ndetse yaba yanishimye mukishimana. Mu by'ukuri mbona ko ari bwo butwari, kwifuriza abandi byiza kandi no kubibakorera, abantu mbese bakabana batyo, basabana, babana neza, bakunda igihugu cyabo. Ubuforomo bisaba nanone kuba ari umuhamagaro. Ku bwanjye ngewe ndebeye nko ku giti cyanjye, ngewe njya guhitamo uyu mwuga byatangiye mbere nkiri umwana, nkabona bagenzi banjye b'abaganga uburyo baba bita ku barwayi, bagaragaza urukundo, nkabona rwose ni passion nziza umuntu yagakurikiye, kuko nakuze nkunda abantu bafasha abandi. Noneho nza gusanga nta yindi nzira nacamo uretse kuba nayoboka uwo mwuga nabonye abandi bafasha abandi, ari wo kuba umuforomo. Ni ibintu bisaba kuba ubikunze, ariko nanone ari impano, kuko iyo tubikoze neza hari abajya bavuga ngo tuba dukoreye twiteza imbere ubwacu ariko tunakorera ijuru. Inama zo ni nyinshi, ariko icya mbere yo guteza imbere igihugu uba ugomba kubanza ukagikunda. Nk'urubyiruko rero, cyane nk'imbaraga z'igihugu, tugomba gukunda igihugu, icyo ni cyo cya mbere. Noneho nyuma yo kugikunda tugashaka n'uburyo twagiteza imbere. Hari uburyo bwinshi rero, harimo kwihangira imirimo, kugira ubumwe nk'urubyiruko nyine, tugakora imishinga nyine yaduteza imbere ubwacu, kuko iyo duteye imbere nk'urubyiruko, igihugu nacyo giheraho gitera imbere. Mu gihe abandi bo ubwabo babona bisa naho byabananiye, ariko we akitanga we ubwe wese. Ikintu navuga rero kuri icyo kibazo cy'ubutwari mbihuza n'umwuga nkora, ubundi umuntu ashobora kuba intwari aho ariho hose, mu gihe unoza umurimo wawe neza, uba uri intwari muri uwo murimo. Ibi ndabivugira ko wenda dufashe nk'urugero rutoya kuri iki cyorezo cya coronavirus cyateye ku isi hose. Abaganga twagize uruhare cyane, twahagurukiye rimwe mu guhangana n'iki cyorezo. Hahandi wasangaga tugomba kwitanga na cya gihe bavuze ngo ntawe ugomba gusohoka, twebwe nitwe twasohokaga. Urumva ni ubwitange, urabizi, urasohotse ugiye guhangana n'icyorezo uzi ko kiri kwica abandi, ariko wowe ukavuga uti byanga byakunda, ni umwuga nahisemo, ni umwuga noneho ugomba kurengera abanyarwanda, ugomba kurengera abaturage. Nta muganga cyangwa se undi wundi wigeze avuga ngo reka sindi bujyeyo nanjye ntandura. N'ahandi bavuga ngo wenda ngo abakozi ba ngombwa nibo bari bujyeyo. Twebwe twese ahubwo n'abari muri konji twagombaga kuvamo tukajya guhangana n'icyo cyorezo. Ubwo ni ubutwari rero kubikora ubikunze, ukitanga, hahandi uba uzi neza ko ushobora no kubura ubuzima, ariko kubera ko igikorwa ugiyemo kirengera umunyarwanda, kirengera umuturage, ari nawe wiyemeje kurengera, nyine uhitamo uyu mwuga ukabikora ubikunze. Hahandi urara amajoro bavuga bati wenda ni ukujya gusanga abarwayi mu rugo, ukajyayo ubyishimiye. Ni byinshi muri uyu mwuga bidusaba kwitanga kandi tugakoresha ingufu, ariko nyine iyo ubikoze neza bigaragara ko ari ibikorwa by'ubutwari pe, ku buryo nawe ubwawe, ndakeka nawe niba hari ikirengeye, hari umuntu urengeye wagombaga kugira ikibazo, uba wumva wakoze neza. Icyanteye ishyaka kugira ngo nze muri uru rugamba rwo kurwanya ndetse no gushishikariza abantu kumenya byimbitse COVID-19, cyambere nuko urubyiruko mfite imbaraga zo kubikora. Rero nje nagera kure nk'imbaraga zanjye n'undi nk'umusore,
kandi n'ijwi ryanjye ryakumvikana nk'umusore. Niyo mpamvu rero nahisemo kujya gukora uyu murimo w'ubuvolontaire kugira ngo mbashe kugaragaza imbaraga zanjye nk'urubyiruko rw'u Rwanda, nanjye nkire ibuye cyangwa se ngire imbaraga nshyira muri gahunda yo gushishikariza abanyarwanda kurwanya COVID-19 no kuyirinda muri rusange, ndetse no kubashishikariza gukomeza gukurikiza amabwiriza yashyizweho na leta ndetse na Minisiteri y'Ubuzima, ndetse no kubibutsa gukomeza gufata urukingo rwa COVID-19, gukomeza gutekereza byagutse kugira ngo imirimo bakora yabo ya buri munsi ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi bibe bifite aho bihuriye n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Mu bikorwa rero bagomba gukora, bagomba kwibuka ko igihugu hari aho cyavuye kandi hari naho bifuza ko igihugu kigomba kugera, bityo rero bafatanyije hari aho igihugu kigomba kugera kandi heza mu iterambere. Hari ibikorwa rero byo kubaka igihugu nk'uko wenda wacuruza kugira ngo haboneke ya misoro izaza gukora bya bikorwa remezo birambye, kubaka imihanda, amavuriro, amazi meza, amashanyarazi. Ibyo byose rero aba ari ibikorwa byiza ku rubyiruko kugira ngo igihugu kirusheho gutera imbere muri rusange. Mu gihe tugezemo, u Rwanda twifuza ni u Rwanda rurimo abanyarwanda bashyize hamwe, bafatanyije, batarangwa n'amacakubiri, ahubwo ubumwe bwabo bubaha imbaraga zituma bagira igihugu cyiza. Abanyarwanda tukarangwa n'ubupfura, twiyoroshya, dutandukanya ibitugenewe n'ibitatugenewe. Abana b'iki gihe tugeze mu gihe twakwita ko ari icy'amajyambere. Igihugu cyateye imbere, ariko uko gitera imbere niko haza ibintu byinshi birangaza abana. Bamwe bakiga ni byiza, harimo abeza, harimo n'abatari beza. Abatari beza rero ikintu gisigaye cyarateye kibabaza ababyeyi cyane rwose, ntibita ku masomo yabo. Kandi igihe cyose ni ukuvuga kugira ngo umuntu azabe umuntu w'umugabo. Iyo tuvuze umugabo ntituvuga umugabo gusa, n'umugore uburinganire bwaraje. Kugira ngo rero babe abo bantu bazima bafitiye igihugu akamaro, bagomba nabo kuba bakurikira inyigisho bahabwa. Bagomba kandi kugira indangagaciro zo kumva ko ejo habo heza hazaturuka kuko biteguye bari mu ishuri. Ikibabaza rero ni uko urubyiruko rw'ubu bya bindi navuze byaje, ibiyobyabwenge, ibintu banywa binyuranye bibatesha umwanya, bamwe bagashuka abandi. Umwana akazisanga yaragiye mu bintu bibi, kandi ntabwo igihugu cyacu cyifuza urubyiruko rukora nabi, rumwe ibyo bintu bibi rutuma igihugu kidatera imbere. Nibo Rwanda rw'ejo, nibo ba ejo heza. Kugira ngo babe heza ni ukuvuga ko bagomba kwirinda ibyo bintu bibi byose byaje. Amajyambere yose ntabwo ariko aza ari meza, byaba abakobwa baba abahungu bafite ibyo bajyamo bidashimisha ababyeyi. Ingero ziraboneka nyinshi. Nyine abana b'ubu nababwiye ngo amajyambere azana ibyiza n'ibibi. Niba mufite iryo koranabuhanga, ni byiza ko murikoresha neza mu buryo bwo kumenya, iby'ahantu kure mudashobora kugera, ariko mu buryo bwiza. Ariko hari n'abandi barikoresha mu buryo bubi, bakareba imyambarire yaho muri ibyo bihugu bya kure, ukabona abantu basigaye batacyambara, nabo bakabigana. Ukabona umugeni wagiye yambaye ibintu bitamukwira, yajya kuzamura ngo arahire niba yagiye gusinya, bikavaho. Ubwo ni ukuvuga ko mbese n'ibibazo ababyeyi twe biratubabaza pe, abarezi biratubabaza noneho kurushaho, kuko iteka ryose umurezi ahora ari we barega,
kandi nta murezi udatanga ibyiza mu banyeshuri, n'icyo aba yatumwe n'icyo aba yahamagariwe. Urubyiruko rw'ubu rero rwisubireho, rwisubireho, bamenye igikwiye. Ubundi umuntu agomba kwambara akurikije aho aherereye. Niba wagiye mu batambara nyine babi, ubwo nawe uzagendera ko. Hari igihe bamwe barashukana, urubyiruko rurashukana rwose cyane. Abana birinde inshuti mbi, bakwiye kugira inshuti nziza, apana cya kigare kibi, kigare kibajyana muri ibyo biyobyabwenge. Njye simbizi byose ariko nzi ko biragaragara, birahari. Kuko hari nk'igihe umuntu azinduka ajya gusenga agasanga abana bahwereye ku muhanda, abana beza, abakobwa ntibambaye, abahungu nuko bambaye ibyo mwita deshire. Sepa, ni ibintu byose tugenda tuvana ahandi, ariko ubundi igihugu kigirwa n'umuco, imyambarire myiza. Bakubona bakavuga ati uriya ni umwana w'umunyarwanda, ariko akagaragaza rwa Rwanda neza, yakambara yikwije, akavuga ibifite ikinyabupfura, akarekana uburere yahawe ubwo yavanye mu rugo n'ubwo abarezi baba bamuhaye. Kandi ubundi nyine mu buzima niho umuntu agenda afatira imico yindi. Iyo usohotse mu rugo wagiye ku ishuri kurerwa, ugenda uhura n'abandi, umwe yaturutse aha, undi aturutse hariya, umwe ameze neza, undi biraciriritse, ugasanga rero barashukana. Bamwe harimo abashukana. Ndasaba ngo abana bagire ubwenge, birinde inshuti mbi, kugira ngo tuzagire ejo heza habereye igihugu cyacu, u Rwanda rwiza rw'amahoro n'umutekano usesuye. Urubyiruko, ubutwari tugezemo ni ubutwari bwo kubaka igihugu, kubaka iterambere, maze mu gihe kiri imbere hazabeho intwari ziharanira kugera ku bisubizo birambye byo guca ibibazo bibangamiye igihugu. Ibikorwa by'ubutwari bigaragarira mu byiciro byose by'imibereho y'abantu. Umuntu aho yaba hose, icyo yakora cyose, yakunda igihugu, yewe akagikorera. Imena, imanzi n'ingenzi, intwari z'u Rwanda zatabarutse zishakira u Rwanda neza. Uburyo bwiza bwo guha icyubahiro intwari zacu ni ukuzifasha kugera ku nzozi zazo, inzozi zo kugira u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda rw'iterambere, aho buri wese yishimiye kandi atewe ishema no kuhaba. Isi n'ikoranabuhanga, impuguke mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu zigaragaza ko muri ibi bihe urubyiruko rugenda ruba imbata y'ibiyobyabwenge n'imbuga nkoranyambaga. Izo mbuga niho ruvomaho imico n'imigenzereze ihabanye n'indangagaciro za kirazira z'ibihugu byabo. Bana b'u Rwanda, muharanire gukomeza kwihesha agaciro. Rubyiruko rw'u Rwanda, indangagaciro yo gukunda igihugu cyacu turwubaka niyo ikwiye kuturanga, tukarangamira icyaruteza imbere, dutekereza uko twahanga imirimo mishya. Mucyo dukomeze dushyigikire ibyagezweho, ntihazagire ubisenya turebera.